hanyuma na nyuma Amerika yumvikanye agahenge k'igihe gito mu kuba bahagaritse intambara. Ni ukuvuga ngo kano gahenge katangiye ryari katangiye ku itariki 7. Nubwo wenda twatinze kubivugaho, ariko reka tuze twongere tubiganireho turebe kano gahenge ni agahenge bwoko ki, cyangwa se ninde gafitiye inyungu hagati ya Amerika na Iran. Ese ubu ninde wari ufite imbaraga, cyangwa se ninde wari ufite inyungu mu gusaba kano gahenge? Urabizi ko iyi ntambara yatangiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Ni ukuvuga ngo uyu munsi turi mu kwezi kwa kane, yari igiye kumara tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri, urumva yari hafi kumara amezi 2. Mu mezi 2 ariko habayemo ibintu byinshi cyane biteye ubwoba, cyane cyane ibyo abanyamerika bari biteze ntabwo ari byo babonye kuri Irani, cyangwa se imbaraga bari bazi bagiye gukoresha barazikoresheje ariko ziba impfabusa. Bityo tuzongera turebe ninde ushobora gutsinda. Ese ubundi bino bintu ni ukubera iki? Muribuka tumaze iminsi tuvuga kuri petrodora nicyo kintu giteza ino ntambara, ariko tuzongera turebe nanone guhera muri za 70 ubwo n'ubundi abanyamerika bashwanaga na Iran, n'ubundi bapfuye petroli ya Iran. Ariko noneho iyo ntambara yo yari yaraprovozwe, cyangwa se yagizwemo uruhare n'Abongereza. Reka turebe ngo ubundi ino ceasefire cyangwa se kano gahenge barashaka kumvikana iki. Ukuvuga ngo baganiriye iki kugira ngo bumvikane ko hagombaho kuba ceasefire? Ese bazaganirira hehe kugira ngo bagire ibyo bumvikanaho? Noneho muri video ikurikira bwo turaza kureba ngo ese ubundi Iran irasaba iki? Ese ibyisaba Amerika ishobora kuyibiha? Ariko kugira ngo dukomeze muri iyi video, wowe niba uri mushya banza ukore subscribe, niba wowe usanzwe ubana natwe ukore share bigere kuri benshi, like na comment. Ni ukuvuga inkunga yawe nuko udukorera share, ukadukorera like, ndetse ukaduha na comment kugira ngo tujye dukomeza tuganire ku bintu bitandukanye bibera muri iyi si hirya no hino twagiye. Ubundi mbere na mbere impande zombi zumvikanye guhagarika intambara. Ni ukuvuga ngo nta ikirere ntabwo kigomba kugaragaramo intambara, cyangwa se kuba bakohereza za misiri. Ni ukuvuga ngo nta ruhande rumwe rugomba kohereza misire ku rundi. Noneho icya kabiri ni uko Iran igomba gufungura Strait of Hormuz. Ni ukuvuga ngo kiriya cyambo kinyuramo ibicuruzwa bitandukanye. Urabizi ko hari ubwato butari bwemerewe kunyuramo. Icya gatatu ni uko ibiganiro cyangwa se by'amahoro, cyangwa se ibiganiro by'amahoro bigomba kubera hehe? Bigomba kubera muri Pakistan. Noneho bakaba bumvikanye ko kandi nta kongera gukomeza gukwega intambara mu burasirazuba bwo hagati, cyangwa se muri Middle East. Bumvikanyeho byose bagomba kuganiraho. Ikibazo there is no permanent deal, cyangwa se nta biganiro by'amahoro birambye bigeze bavuga, cyangwa se uburyo Iran igomba guhagarika nuclear programs, buretse ko sinzi niba ishobora kubyemera. Noneho bakumvikana ese ninde uzakontorora wenda abafatanyabikorwa babo ari Israeli cyangwa se na Hezbollah. Ni ukuvuga ngo Israeli ni umu allies wa Amerika, cyangwa se ni umufatanyabikorwa wa Amerika, noneho Hezbollah akaba ari umufatanyabikorwa wa Iran. Vuga niba ibingibi bitavuzweho, ikibazo nyamukuru ntago kiravugwaho, buretse ko n'ubundi ntekereza ko bigoye ko n'ubundi ino ceasefire cyangwa se ibintu biganiro by'amahoro byagerwaho, kubera ko sinzi niba Amerika ishobora guseda inyungu zabo. Bivuze iki rero? Bivuze ko iyi ceasefire cyangwa se kano gahenge isaha n'isaha gashobora guhita gakolapsinga, cyangwa se imirwano ikongera ikubura, cyangwa se ushobora no gusanga wenda ari umutego Amerika iri gutega Iran ngo irebe ko yabinjirira, noneho irebe ko yabasenya burundu. Ariko sintekereza ko kano kanya Trump agitekereza muri ubwo buryo. Noneho tuzakora n'ikiganiro twibaze, Trump yari brandinze nk'umugabo w'amahoro. Ese aracyari umugabo w'amahoro cyangwa umugabo w'ibibazo? Ubundi Amerika irifuza ko ariko nubwo ngiye kubivuga ibingibi murabizi ko nyine ntago ari byo. Amerika irifuza ko
Irani ihagarika cyangwa se igabanya gutunganya ubutare bwa uranium cyangwa se igahagarika iyo porogaramu yayo. Irani ibyo ntiyabyemera, uretse ko Amerika ibyo nta kintu bibwiye, ahubwo ni ukuvuga ngo mu gikari bafite ibindi bazaganiraho bijyanye na petrodollar, kubera ko ikibazo nyamukuru ntabwo ari nuclear program, ahubwo ikibazo nyamukuru ese watubabariye byibura peteroli igakomeza igacuruzwa mu madolari. Niyo ntambara yonyine. Noneho iyi ceasefire cyangwa se bino biganiro by'amahoro biramutse bigezweho, Israel ntabwo yaba ikiri active muri region cyangwa se ntabwo yaba igifite ijambo muri region. No kuvuga ngo rero kandi Israel ibuze ijambo mu burasirazuba bwo hagati, Amerika yaba yabuze ayicira nayo imira. No kuvuga iki rero? Ahangaha muri ibiganiro buri wese ari active, buri wese arareba. Bivuze ko hagize habaho mistake ntoya cyangwa se ikosa ritoya hakagira uwataka, noneho intambara yahita yongera igasubira mu buryo noneho mu buryo bukabije, kubera ko kongera kubiganiraho byafata ikindi gihe. Kubera iki noneho cyangwa se bino biganiro ari ingenzi ku isi hose? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari hagati ya Iran na Amerika. Kubera iki ku isi hose ari ingenzi? Nk'uko mubizi ni conflict cyangwa se ni amakimbirane yagize ingaruka kuri buri wese, aho ibiciro bya peteroli byahise bizamuka automatically, ndetse mu buryo buri udashobora no gutekereza uko yazamutse. Noneho ubucuruzi bwo ku isi cyangwa se ubucuruzi bwo globale bugiraho ingaruka n'intambara, ndetse n'imigendere y'ikirere irahinduka. Muribuka igitangira hari nk'abantu bari mu ngendo bageze za Katari, babuze uko bakomeza abenshi, ndetse birabagora ku buryo urugendo rushobora kuba rwarikubye nk'inshuro nk'eshanu ibiciro, bitewe n'uko ingendo zimwe zahise zihenda. Abifite bakodesha za jet privé, abatifite nabo bakajya kuzenguruka mu bihugu bitandukanye, ndetse hari nabo byagizeho ingaruka kubera ko bagomba kuba basabwa visa za transit kugira ngo banyure mu bindi bihugu bazabone gukomeza iyo bagiye. Mu bukungu bwa Afurika ndetse no kurengaho bwagizweho ingaruka n'iki kintu. Ubundi ceasefire ni iki? Ceasefire ntabwo ari amahoro, ntabwo uvanaga ari kumvikana ku mahoro. Ceasefire ni uguhagarika intambara mu by'igihe gitoya, noneho ibiganiro by'amahoro bigatangira. Ceasefire ntabwo ari intsinzi. Ni ukuvuga ngo ntabwo twajya kureba ngo ninde watsinze, kubera ko ni uguhagarika imirwano. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo Iran yatsinze cyangwa se Abanyamerika batsinze. Ariko muri actuality cyangwa se tugendeye mu kuvuga ngo Amerika n'iki yashakaga, cyangwa se twifashishije past uko byagiye bigenda, wavuga ko biramutse Amerika binaniye bakumvikana, twasanga ko Amerika yatsinzwe. Ese Amerika izemera intsinzwi? Ese ubundi Irani irifuza iki kugira ngo ino ntambara ni iki iri gusaba Abanyamerika kugira ngo byibura ibiganiro by'amahoro bigerweho? Ese ibyo Irani isaba Abanyamerika biyemeje kubitaka? Kubera ko ibyo Irani isaba Abanyamerika, ndakubwiza ukuri, ni umuriro kuri Amerika. Bivuze gusenyuka kwa Amerika. Ibyo turaza kubireba muri video ikurikira. Iyi ngiyi turaza kureba ngo ni ibiki Irani iri gusaba Abanyamerika. Nawe urahita wumva ko Abanyamerika batiteguye gutanga ibyo bintu, kugira ngo batange ibyo bintu, ahubwo batanga umutwe wabo. Kubera ko ni iki? Ni ukuvuga ngo kubitanga egare ko imbaraga zabo zirangiye, cyangwa se na influence yabo irangiye. Mwibutse wowe utarakora subscribe, wongere uyikore, kandi nawe ubana natwe buri munsi ujye wibuka gukora like, share. Ni ukuvuga ngo niyo appreciation tugusabye, ni ukuvuga ngo ni ikintu tugusabye kandi kitaguhenze cyane. Niba ufashe video ukayihereza undi, apfa kuba ari video idateje ikibazo na kimwe mu buzima bwa buri munsi. Noneho ukajya no muri komanteri ukaduha ibitekerezo, noneho byibura natwe
tukagira ubwonko bwagutse, tukabagezaho ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ndababwira ko nimuzamure no community, nabemereye ko byibura ibiganiro bizajya bicaho 2 buri munsi, nubwo kimwe kidakunda kubera ko urumva nitumara kubona community, nitumara kubona duko dushobora kwinjiza, ntabwo ntabwo umuntu noneho yagumya kuba yirebaho wenyine, ahubwo no kuvuga ngo icyo gihe ushyiraho umuntu uzajya uhora updatinga community yawe, uzajya uhora ibiganiro cyangwa se akagaragaza aho isi ihagaze, abibwira abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu bose bumva ikinyarwanda. Hasta la vista, stay tuned. Reka tube turi kumwe muri video y'ubutaha.